Mwebwe mwese nshuti za Dr Shangazi nongeye kubifuriza ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi wa none nje kubibutsa, kubigisha, kubakangurira uburyo buri wese yajya mu mubano akabana n'uwo bari kumwe n'uwo yifuza, kandi bikaba byiza ko uwo nguwo ashaka nawe amushaka. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Birashoboka rero ko aribwo uhuye na Dr Shangazi, nyemerera tuganire. Ntuze kuntererana de, twicarane tuganire paka iki kiganiro kirangiye kuko ni ingirakamaro kuri wowe n'abo muri kumwe, ubabwire bakwegere mwumvane. Kora subscribe rero, ukore no kukazogera, ukore kuri like, tujye tubana buri munsi hano kuri Dr Shangazi. Haba hari inyigisho zidasanzwe ziryoshye kandi zigisha ubuzima bwacu bwa buri munsi tugenda ducamo. Ntabwo ari bakeya cyangwa se benshi bahura n'ibibazo, ariko barahari. Niba muhari rero mwikihererana ibyo bibazo, muze dufatanye gutereta de. Uburyo usaba umukobwa igituba ntakikwima. Birashoboka ko hari abasore abakobwa bananiye burundu, akaba yamwinginga akemera, akamuhanda hagati y'amatako akarangirizamo, ariko atabikoze. Ubushize twaganiriye ukuntu urongora isugi. Ngiye kwigisha rero uburyo utereta umukobwa, yaba ari isugi cyangwa atari isugi, akakiguha atuje kandi yishimye. Abasore benshi ndetse n'abagabo bakunda kubona abakobwa cyangwa se abagore bakabashitura, bakabararikira, yewe ugasanga baribaza ngo buriya namugeraho gute, bikarenga aho bagatangira gushushanya bari kumwe nabo mu buriri bahuje urugwiro. Yego, ndaje rero tubiganireho. Ni kuri Dr Shangazi, ntucikwe. Hari n'abagira amahirwe bakabemerera urukundo, ariko bagahora barota bahuje urugwiro nabo bakundana. Gusa ikibazo kimwe kibaho ni ukwibaza ngo uyu muntu namusaba nte ngo ame? Ese mbimubwiye ntiyabona ko nsanzwe mbikora? Ese aramutse abyanze twazongera kurebana dute? Muri iki kiganiro turagaruka ku buryo wasaba umukobwa cyangwa se umugore igituba ntakikwime, kandi nabyo bibazo wibazaga ntihagire na kimwe kibaho, ahubwo akarushaho kugukunda no guhora agushaka iruhande rwe. Hari ibyo uba ukwiye gukora kugira ngo umukobwa yemerere ko muryamana bidasabye ibintu byinshi byo kumushyiraho ibikangisho ngo nutama biragenda gutya. Hari abasore biyumvamo ko atabahaye byagira ukundi kuntu bigenda, ariko se ubundi uratekereza ataguhaye ubundi mu hazaza atazagira undi ashaka agaha? Nta kintu ahomba. Ahubwo wowe iga ibi ngiye kukubwira, twigane, azaguha kandi azanakongera. Uzirinde kubwira umukobwa ngo wampaye. Iri jambo riragora kuryumva ku mwana w'umukobwa. Niba waranabikoze bikaguhira, uri umunyamahirwe cyane. Ibi ni ibintu bisekeje cyane. Uyu munsi wenda hari imbuga nkoranyambaga ushobora kuganira n'umuntu mukazabigeraho, ariko ubundi umusore uzi kubisaba neza abigeraho mu marenga. Gusaba umukobwa neza bisaba kubikora utabivuze. Zirikana ko abakobwa bagira amarangamutima cyangwa se ibyiyumviro, kandi iyo byaje kubihagarika biragora. Baratwarwa ku buryo kubihagarika bibagora. Hari n'ubwo rwose izi santima zitangira gutegeka umubiri ibyo zishaka. Umusore cyangwa umugabo wagakwiye gukora ku buryo ushyira umukobwa cyangwa umugore muri iyo mimerere cyangwa se mood mu ndimi z'amahanga. Ituma kuguha bihita byizana, ntibibe ibintu byinshi cyane. Ikindi ni umujye ahantu hakwiriye yumva ko atuje. Niba ari ubwa mbere mugiye kubikora, mujyana ahantu hakwiriye, wimufatiranaho ubonye hose, keretse niba nk'ibintu byamaze kwikora aho ariho hose. Ndatanga urugero rw'uburyo wahura n'umukobwa nko mu kabyiniro, mu kabari, noneho mugahuza ako kanya mugahita mubikora. Ibi bikunda ku muntu mudasanzwe muziranye, ahubwo mukubitanye ako kanya, ariko muri wite munibagirana. Murabizi hari abantu bafite imisemburo yihuse atabasha kwihangana, bigabera aho ngaho, ejo mwana we ukagira ntimunaziranye. Mfite ingero nyinshi z'abantu bagenda bahura n'abandi
ntibazongere no guhura nabo, bajye bamunganiriza bambwira ati shanga ni ukuri njye nawe n'umuntu rimwe ariko ikimbabaza sinkinamwibuka, ariko mpora iyo ndyamye mpora numva mutekerezaho mushaka. Urumva ni ya marangamutima y'umukobwa nyine amaze kwikora. Numugeze ahantu hakwiriye mwiteho bya hatari, umuhe keya, umwegere, umukoreho gake gake ariko wirinda ahadakwiriye. Muganirize, umureba mu maso igihe cyawe cyose, kimuhe, umusetse, umukoreho mu buryo butamubangamira. Birashoboka ko uyu mukobwa ashobora kuba atagira amarangamutima yo kumva ko yaganira, yaseka, yakishima, ariko gukora ibishoboka byose abashe guseka, akuganirize, akubwire amarangamutima ye. Namara kwimariramo nyine ubona muri kumwe mu kiganiro, manuka gake gake umukorakora, ibintu uraza gusanga byikora. Kora ku buryo atwarwa birenze igipimo. Tangira gukora ibikorwa byerekeza ku gukora imibonano mpuzabitsina, ariko wirinde gushyiramo imbaraga no guhatiriza cyane. Urugero, niba ubona ko yamaze gutwarwa, tangira umuzamure ikanzu. Birashoboka ko yambaye ikanzu, ijipo cyangwa se umanura ipantaro buhoro buhoro. Ntabwo ari ibintu biba bigoye basore, mwige kumva ko aba bakobwa ari abanyu. Iga gusaba, gusaba nta gisebo kibirimo. Ibi bizagufasha cyane. Aha rwose nta mbaraga azaba agifite zo kukubuza, niyo yabivuga abivuga mu magambo yacitse intege cyane, ubundi bikikora. Birashoboka pe! Ubwe agera n'aho agufasha ugafata uruhande rumwe rw'ipantaro agafata urundi mukayimanurana, apana kumva bya bindi njya numva ngo mwanga kwanura aya bashiki banyu ay'abasheri banyu mukayakuzamo ururimi. Ariko aha turi kwiga gusaba di. Bikora utuje, wikumva ko niba muganiriye ukasa nk'ubigerageza kubivugaho agahakana, uhita ucika intege ngo uhite uhindukira urebe hirya. Oya, hindukira umupfumbate, mu biganiro gake gake, mubanze gukoresha amagambo ari kujyana akaboko gake gake. Ushobora gufashe nko ku ibere se, ku matama, za bizu za hato na hato ku munwa, ku gahanga, mu ijosi. Buriya bizu yo mu ijosi iri attractive bya hatari. Ibi birakora ku bakobwa bose, baba abasenga cyangwa abadasenga. Icyitonderwa, nta mugore ukomeye imbere y'umugabo umukunda kandi wabashije guhura na Dr. Shangazi. Abafite amahane cyangwa abatayafite, wowe upfa kuba gusa wamujyanye ahantu hakwiriye, wamwitayeho bikwiriye, wakoze ibishoboka byose agatwarwa. Ni ibintu byikora, ubyange ubyemere, ibi bibaho kandi birakorwa natwebwe abambaye. Niba waragerageje ibi ngibi uburyo bwawe bukanga, gerageza n'izi nama za Dr. Shangazi. Wowe musore ni ahawe kumenya niba mukora imibonano mpuzabitsina mukoresheje agakingirizo cyangwa mutagakoresheje. Ushobora no guhitamo kutayikora kuko aha ni wowe ufite kontorori yose. Uyu mukobwa niba ufite gahunda yo gushakana nawe ejo hazaza, hitamo icyo ubona kimugiriye umumaro. Ari igihe abantu twifuza imibiri ikatuyobora, ariko twibagiwe ko dufite n'abagore. Abagabo hano hanze bazi gutanga keya pe, akita ku mugore, agakora ibishoboka byose, ariko akirengagiza ko afite umugore. Uyu mukobwa agiye kwicira ejo hazaza adafite umugabo. We yamaze guta control, mind iri kumwumvisha ko ari we ufite gahunda yo gukora ibyo byose bashaka gukora, ariko umugabo aracyari muri control, aratekereza neza. Mugerageze, sinamenye itazabatera. Inama ya Dr. Shangazi rero ni ingirakamaro kuri mwebwe mwese mukunda gukurikira Dr. Shangazi. Niba ari ubwa mbere utuye natwe, kora subscribe, tujya twibanira buri munsi. Ni hano kuri Dr. Shangazi. Igitekerezo, inama n'inyunganizi wabitwandikira muri comment, kuko nawe ubwawe ufite uruhare mu gufasha bagenzi bawe, ukatubwira ku cyo wamenye twebwe tutaramenya, tukakiganiraho turi benshi,
natwe tukubaka urukundo, tukamenya gusaba, gutera akabariro, gutegurana n'ibintu twese tugomba gusangiraho. Imana ibampere umugisha abakunzi ba Dr. Shangazi.